Yesu nashimwe mwene data, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Amahoro umwana w'umuntu atabasha gutanga, amahoro sitaguha, amahoro arenze ay'ubwenge bw'abana b'abantu, amahoro arenze ay'isi ibasha gutanga, ayo niyo mahoro mbifurije, amahoro aturuka ku Mana. Uyu munsi nifuje ko dusengana isengesho mu byo turi buganire, tubwira Imana ngo twiyereke. Mana yo mu ijuru, twiyereke uyu munsi wa none, wiyereke abantu bawe, wiyereke abababaye, wiyereke abagusenga amanywa na nijoro, ba bandi bahora bavuga ngo Mana twiyereke. Uyu munsi wa none niryo sengesho nshaka ko dusengana mu byo tugiye kuganira, kugira ngo Imana ikwiyereke ndetse yiyereke n'abandi bose bahora bayitakira ku manywa na nijoro bayibwira ngo Mana nyiyereka, Mana nyiyereka. Reka turebe ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 38 umurongo waho wa 22. Haranditse ngo Uwiteka ntundeke, Mana yanjye ntumbe kure. Haleluya! Imana yo mu ijuru itugirire neza. Iri ni isengesho ryiza dukwiriye gusenga. Imana yo mu ijuru ntikureke, Imana yo mu ijuru ntikurekure. Imana mukomeze mubane, mukomeze mujyane muri gahunda zose za buri munsi ubamo. Ubwira Imana ngo Mana yanjye ntundeke, Mana ntundekure, Mana ntugende ngo usige, ahubwo ukomeze ubane nanjye. Turi mu minsi igoye, iminsi turimo niyo gusaba Imana kugira ngo itwiyereke izibane natwe, kubera ko ibyo mu isi byose, ibiri mu isi byose byaremwe bifite uwabiremye, bifite uwabihanze, bifite uwabihaye uburenganzira bwo kubaho. Uwo rero nta wundi ni Imana yo mu ijuru yabishyizeho. Iyo Mana rero niyo turi kubwira uyu munsi wa none kugira ngo itwiyereke. Uyu munsi wa none hariho impagarara nyinshi, ibihugu byinshi bifite ibibazo, ibihugu byinshi birahangayitse, ku buryo n'abayobozi babyo nabo ubwabo bageraho bagahangayika. Rero Imana yo mu ijuru itatwiyeretse, ibyo turimo byose, ibyo tugerageza gukora byose byaba imfabusa. Ariko Imana nitwiyereka, amahoro arongera aboneke, imigisha irongera iboneke mu batuye isi, mu bihugu byose, ari abayobozi, ari abayoborwa, ibintu birajya ku murongo. Nawe ndakwingize kugira ngo usabe Imana, ubwire Imana ngo Mana yo mu ijuru, uyu munsi wa none unyiyereke, kandi Imana yacu irumva. Imana yacu ni umubyeyi mukuru, mubyeyi w'isi n'ijuru, igomba kutwiyereka kuko ari byo tuba twayisabye. Ubwira Imana uti Mana yo mu ijuru, ni wowe umbeshaho, ni wowe ufite imfunguzo z'ubuzima bwanjye. Imana yo mu ijuru nayo irakwiyereka kandi irakugirira neza. Ubwira Imana uti Uwiteka, ibyo nibyo bibeshaho guhora tuyisaba, nibyo bibeshaho abantu Imana yaremye. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Isi yo ifite izindi mbaraga zayo, ifite umwanzi Satani, ayoboye isi. Umwanzi Satani akoresha isi ibyo ashaka, ariko hejuru y'imbaraga za Satani turabizi ko hari imbaraga z'Imana. Hejuru y'imbaraga z'umwijima turabizi ko hari umucyo. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Bene data, Imana yo mu ijuru icyo nifuzaga kubabwira, ikwiyereke, yiyereke amahanga, yiyereke abawe bose, ikwiyereke, ize mu cyumba cy'umutima wawe, irebe ibirimo byose, maze ikwiyereke. Kandi Imana niramuka igeze mu buzima bwawe, irahindura byinshi, urabona impinduka mu buzima bwawe. Imana yo mu ijuru ikomeze tugirire neza. Mwakoze kubana nanjye. Icyo nashakaga kubagezaho ni ukugira ngo dusenganire isengesho. Uyu munsi wa none usaba Imana ikwiyereke, uyu munsi wa none usaba Imana yiyereka amahanga, uyu munsi wa none usaba Imana yiyereke abafite ibibazo bitandukanye, uyu munsi wa none usaba Imana igere ahantu hose hatandukanye hari abantu bayo, ibiyereke, kuko imbaraga zayo nizo zishobora gukora ibyo abana b'abantu batashobora gukora. Amahoro n'umugisha nibikomeze bibane natwe. Ndagushimiye wowe wakomeje kubana natwe. Umugisha Imana itanga nk'uko natangiye mbibabwira, uwo nguwo niwo nkwifurije. Umugisha isi itabasha gutanga ukomeze ubagereho, ukomeze ubane natwe. Amahoro, shalom.